Ibihe byiza nshuti zanjye, uyu munsi nabateguriye akantu njya mbona gacanga benshi. Ako kantu ni ako kuri YouTube nk'aba content creator bashyashya, cyangwa se ukaba usanzweho umaze igihe ariko ukaba hari ibyo utarasobanukirwa, ukaba ujya gushyiraho video ntiwite kureba niba ari wowe uzayireba wenyine cyangwa se n'abandi bayirebe. Ako kantu rero gakunda gucanga abantu benshi, umuntu agashyiraho video kuri YouTube akajya abona nta muntu wayirebye, akibaza ati ese ko mpora nshyiraho video nkasanga nta views ifite. Ibyo bintu rero bigatuma channel yawe idakura. Reka noneho twihuse turebe ikintu kibitera, tumenye ngo biva hehe. Wenda sinzi aho upostinga video zawe uciye, ariko ngewe reka nyure muri iyi YouTube studio. Noneho ukigera muri YouTube studio rero ujya gupostingirayo, tegerezeho gatoya bibanze bize ko nari nafunze connection. Tayari urabona ko tuhageze. Noneho njye ndaza mpite nkanda kuri kano kantu ko hejuru, aka niko bacaho bapostinga niba utari wayikoresha. Nzimitemo noneho ishusho ngiye gushyira, kamitemo video, dore niyi nahisemo. Urabona ko noneho ahangaha niho tugiye kurebera iby'isomo ryacu rya buri munsi. Guys, ushobora kuba ukora thumbnail nziza, ukaba ushyiraho description nziza, ariko hari ikosa rimwe ujya ukora rituma video zawe zitarebwa. Noneho tukimara kugera ahangaha turaza ahangaha niho tugiye kurebera ibintu byose. Noneho urahita uza ukande ahangaha. Aha urahabona njye ubu harimo public. Noneho iyo ukanzemo gutya hari igihe uba usanga iri hano cyangwa ikaba iri muri private, hano uba uyireba wenyine. Noneho dore ukuntu bimeze rero, aha hose, aha munsi hose uri kubona ahangaha nta na hamwe uzemeza, uba ugomba kuyizana ikaba iri hano muri public. Niho twese tuba dukeneye. Niba uzi ko ujya gupostinga ifoto nturebe hano, ntabwo video zawe zizarebwa, si ibyo uzajya uzirebera wenyine. Tayari ubu ngubu noneho nshyize public, ugomba guhita uza hano hepfo ukamanuka ugafungura kuri comment. Ubona ko biri off, uba ugomba guhita uyishyira on, ugahita uza ugahita ushyiramo, ugahita uza hariya hejuru ahangaha, ugakandaho ugashyiraho thumbnail, ubundi ukandika description neza nziza ku buryo izakurura abantu basoma cyangwa se bagiye kureba iyo video yawe. Nicyo kintu uyu munsi numvaga nshaka kukubwiraho, kuko hari abantu benshi bashyiraho video akazajya ahora yibaza ati ese ko buri munsi postinga video ariko nta muntu n'umwe njya mbona wayirebye. Guys, iyi video irakureba. Niba uzi neza ko nawe ibi bintu ujya ubikora, cunga hano hantu urebe yuko uzajya usangamo iri jambo iri. Mu gihe utarisanzemo menya ko video zawe zitazarebwa. Ariko noneho ubu birakemutse. Niba icyo kibazo wari ugifite, ndizera ko byakunze. Aka kanya hita ushyiraho, uhita ujya kuri public, uhindure ushyireho public, ubundi urebe ko video zawe uyu munsi zitaza kurebwa ku rwego wifuza. Murakoze.
mugire ibihe byiza. Ndakwibutsa gukanda subscribe niba utarayikanda, ugakanda no ku nzogera kugira ngo tujye tubana ibihe byose. Aka notification ka video nshyizeho izakwigisha n'ibindi kajye kakugeraho mu ba mbere.